Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo ku bifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane. Ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Ibyo nyumva shema, ibyo mba nkubwira bari ukuri. Ukure gutega amatwi muri umuna wawe ukamwumva. Hejuru abura abugorye. Akubundirika nkubaza. Abari muri umuna wawe, sibyo? Aha. Abari umuvandimwe wawe. Wakwemera ko ajya kumunywa amatabi, inzoga, kwambara ibintu bidabi. Ubundi by the way sinzi impamvu turugana kuri ibi. Erege impamvu anywa ayo matabi n'ayo mayoga ni ukubera yuko ntawe afite umugira inama nyakuri. Ushatse kuvuga ko nta nama mugira zigendanye n'ibintu arimo. Ugomba kumushyigikira ukamwereka ko muri hafi n'ibibakora ukabimubuza, ahubwo ukamwereka uburyo yabikoramo mu buryo buzima. Wowe ikibazo cyawe nuko utakizi. Uramubwiza ukuri, sibyo? Inama narayimugire bihagije, namwofarinze akazi. Musaba kujya azakirirwa yicaye, juste kwicara muri office akari ibyo abandi bakora, akagenzura ibintu uko biri gukorwa, nje nkamwishyura. Yanze kunyuma. Sinzi rero ikindi kintu wifuza ko namukorera. Yahise mitabi n'ibindi byiwe ngo nizo tuzakurikirana, namubwiye ngo nazikurikire ntazongere constress. Ufite ikibazo cyawe shema. Wowe ntago uramenya yuko uriya muhungu nawe yamaze gukura, nta gaciro umwana. Wowe uragenda ukamubwira nabi, ukamukanga, ukamushaka nyine kumwereka yuko nguri hejuru ye, kandi abana bageze muri ra myaka baba biyumva nabo. Rero uburyo umuganirizamo ntago ari bwo buryo buzima wagakwiriye kuba wamuvugishamo kugira ngo abe yagendera mu murongo muzima. Kuriye kumwegera ukamwereka ko ibintu arimo wenda umushyigikiye, nyuma ukamwereka inzira runaka y'uburyo uri bumunyuzemo agendera mu murongo ushaka, ariko wabanje kunyura mu nzira y'awayimo. Nkunga ikintu wagabye gukora, ahubwo wagombye kumubwira uti amafaranga ndayaguhereza yo kujya gukora ibyo ushaka, ariko ngwino ubanze ukora ibi n'ibi. So akaza mu kazi akakora, noneho ushaka ko ngeshema fata amafaranga yagakoze indi business haya muhango ajye kuyajugunya mu mihanda na zira gitari ze n'amatabi n'abakobwa. Ibyo bintu wifuza ko nakorera muri umuntu w'umuntu cyangwa umuvandimwe w'umuntu. Kuzanga kuyamuhereza se ngagenda yakoremo ibyo ashaka atera imbere, ahubwo kazajya uyamuhereza akomeza ajya kuyapfusha ubusa ngo uri kumufasha, ngo uri kumuha itike, ngo uri kumuha yo kurya, ngo kumuha yo kwambara. Nabyo ni iby'igihe gitoya. Yo.
Wake up every morning with you in my bed. That precisely what I pray to do. And you know one of these days when I get my money, like buy you everything that show you all the funny things in life. We forever be enough for them and you need to learn. But one day I won't be able to rescue out and I say where you marry me. I swear that we mean it. I say where you marry me. Sing how many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't even pray to find love. The more I look, the more I find the reasons why. You are love of my life. And you know I love this day. When I get my money, I buy you everything that should. All the funny things in life, we forever be enough for one and your little life. But one day I won't be able to rescue love enough. I say you marry me. Tena ntabwo uri kumva ko urusaku rwabaye rwinshi. Ntabwo urumva ko ufite urusaku rwinshi. Hano abamere bararamo cyangwa se umwana ndi bukangure. Nusekeza ko nyima nkeneye kumva urusaku nubwo mba niriwemo. Cyakora girlfriend, njye niyozi nyine isi yibatamo. Ngimuse isi iza kubaho atanu muzicyo yiriho ikwisi bimeze yimuse nyine sabibawe. Iyo kwisi atamuzicyo uza kuba hari. Iki ndaririmba gusa gabanya imiziki nako nta kibazo mfite n'imiziki yawe ahubwo hari ibintu nshaka kujya amayine nshaka kujya gusubiza mfite telefone hanyuma komeza uvugana na Claude icyo nari nshatse kuvuga nyine wowe isa nkaho uri njyewe sibyo umwandikire nyine umbwira amagambo nakoresha cyangwa se wowe yandike ese ntabwo uzi imitombo ariko nyandikira nyine ibintu byinshi natangiye nanditse aho tugeze nyine ndumva amagambo yanshira umwana mushire ku murongo akuzagura wigira ikibazo icyingenzi no kuyishima hari ukuntu uburyo unshihagura je nizere ko uzagura. Okay, ndagushihagura yes but ariko ibyo ko nsanzwe ngura nta nicyo wakoze muzingiye gukorera umuti zandi zose nahindi nizabane nkuremo bitewe n'ibyo kunyandikira ubundi mukomagura wabona zigize umumaro wabo hatari ukwirirwa uvugiriza induru gusa urushaho ko zikora se cyane ibyo burimo gusa nzusomeze mwandikiye wowe manzo urebye ko nta mugenzi wawe soma message yanjye ni yawe tandukanye inagwa bibasha ibindimo ibi bindimo sinungwe nishe umwanya wawe bigomba kukubamo ibintu bundi mu mwanya ubone ni ubyanditseho ibintu ni ubyanditse nise numukunda hanyuma se yongera kubimbaza bisomye uzabiborokoro we mubwira ibintu byanjye nise nyandi wowe ngiye kumushira umwana ku murongo. Okay, kora ibyo wumva ari kamfate machine kambikore nk'akazi none aho uza headphones zanjye ziri rebera mu etajeri mubikore nk'akazi
ndebe cyangwa nizo za bluetooth izindi zawe. Sheri. Yes. Abona barimo gutinda sinzi impamvu. Mu gihe dutegereje se bari ikindi uri bu wakwaka. Nta kindi bazanye twabato ahubwo ikibazo mfite ko kuri chat zanjye nawe untera story ukambwira utuntu twiza ko ndabona ubwo waringaniye ntabwo uvuga niko muzima usanzwe uteye just ufite impano yo kwandika ko kuvuga wapi. Ntabwo ntandukanye ndakeka mba nagerageje kuvuga nyine sinzi uzi ukuntu ariko kuri chat uri funny untera the story uri romantic ukambwira utuntu ariko ubaze ko utari no kumbwira shit ntabwo uri kunyita utuzina turi sweet. mba numva nyine sinzi niba ari uko mukunda cyane niba ari uko iyo turi kumwe nyine mba numva nabaye undi wundi ariko mu rwego rwo kwishima ni byiza pa n'ibibi gusa basi gerageza ndabizi ko nkunda yego ndabizi ko ushaka ko wanahindutse yego ariko basi gerageza ubikore nk'uko ujya umbwira ibintu nyine ukanera udustori muri chat mani uko ziriya chat zawe njye nzisubiramo nkazisoma twishima tukanzamukamo ndazikunda pe nyine kuba uzi kuganira ituvuga ati ya mana uyu nubona senge nawe hahita yikubitaho ziriya story untera hahita yikubitaho n'ukuntu inyuma ugaragara nk'umugentleman. Background ya your background ugaragara nk'umugentleman umusore ufite qualities ufite vision kandi we musore nasenge no hakikubitaho kubera ko untera story tuba ati mana wampaye ibyo nagusabye gusa nyine face to face ndabona wanyangwani basi sansu. listen sibyo mba nagerageje bishoboka nyine mba numva nshaka ko twishimana kandi mama naryo ndi gukora agake ko kwisanzura ukandira udusitari tutasanzwe neza basi mbwira utuntu turi sweet nyine mbwira ukuntu nkunda mbwira ukuntu wari nkumbuye mbwira ukuntu ndi mwiza nyine mbwira ukuntu uri kumva mpumura neza mbwira ukuntu mvuga neza mbwira ukuntu nyine you can't wait igihe tuzabanira turiya tuntu twose wari umbwira uri kunyandikira nyine mba numva natwumva na face to face nkareba ukuntu urabizi kuri mwiza urabizi kuri mwiza kandi no mu bintu bituma ngukunda narushaho gukunda umunsi ku munsi n'ubwiza ufite especially nyine uko kuri njye niyumva kuri wowe so nyine by'amagambo na chats ndabyumva but nyine mba nzi ko ibyo twavuze kuri phone byarangiye kuri phone hano tuba tuje kugira twishimane like muri uko kwishima muri uko kwishima ni utwo tuntu nyine ugenda umbwira n'useye kumwe mbashaka unatumbwira turi kumwe sibyo shiri please okay twabanza tugatumiza hanze niba abo se ko batinze thank you
murakoze cyane. Wow. Shabazi gukora bora wasabye neza. Yeah. Aha niho hantu nzi iyo numva ntameze neza nza kuruhuka. Ese hani usaba akantu Of course nta kibazo. wareka nkaza kukuraza niba byakora. Like nkaza nijoro iwawe tukaba turi kumwe tugavinga time bisanzwe tukarushaho kumenyana no kumenyana. Byari sawa kandi ndabishaka nanjye cyane ndanabyishimiye ariko mfite akazi kenshi uyu munsi nijoro, so muri uyu mwanya nyine nawubaye kubera ko ngukunda, ariko ibintu byo kuza kurara reka tuzabikora undi munsi, right? I promise nzashaka igihe Uwuhe munsi? nzakubwira. Nzakreating a time just njye nawe. Cyane kuki uri shy? Ni ukuri wagira ngo tuganire ntabwo ari wowe. Ntabwo ndi shy ahubwo nuko menya ari urukundo rwinshi nyine. Yeah. Ntabwo nzi. Urumva bimeze bite? Yeah. Nugira n'ikindi ukenera Nta kindi bintu birahagije. Nese tubigenze gute? Ntabwo nari sai kosa mva nakoze. Mike, nyine ntabwo wowe ubyumva, sibyo? Urabizi ukuntu nkunda uriya mukobwa. Okay? I know. Urabizi ko ibintu byose bibera kuri chat ari wowe, atari njye. Nyindi kubaza wanshaka umbwire ikosa naba nakoze. Kuko ndabona No, nta kosa ufite, ahubwo na nyine ntabwo nzi ikintu cyo gufata n'icyo kureka. Kirekire dore ko mbwene ikintu kuntu ndi kuvyumva. Bwari mwe numva inama zanjye. Sibyo ndabizi na nyine ubwo wansuzuguye ariko bari numva inama zanjye. Uzajya umwandikira mwanya muke wawe ufite amagambo yawe make utigirira kimbivemo kuko n'ubundi ejo ndabimenya akamenya ukuri ko atari umwandikira byawe bikuruta. Ikibazo ntabwo wowe ubyumva. Ikibazo ntabwo unyumva. Okay, reka tubireke nkuko bivuze. Yes. Bitaraba birebire kuko agezeho nyine yumva abivumbura bro. Bitabirangiye burundu. Azabivumbura atese. Ahubwo we mu byo uvuga. Okay. Kidashaka tubereka bazi. Reka. Ntabwo byakunda. Okay. Urabizi ko mukunda nta kemera ikintu cyo cyose cyanje hagati yanyu. Ndi kureka kumwandikira wakoresha nyine wamubwira ko uri bize mwino minsi. Kandi nabonye aribyo binakunze kurusha ibindi byose. Ibaze ko mubwira ati ushaka iki, ushaka kujya he, ushaka gukora iki, ushaka gufata iki, ushaka tujye kugura iki, ushaka icyo ashaka ni amagambo ngo meza ngo amuruhura ngo bayumva ngo ricara ngo message zanjye akazisu. Ako reka nkwereke sibyo? Cyangwa se kamubwira sibyo? Sinzi ni muri bubyeme nawe durufunze umutwe. Wembwira ikintu cyose cyatuma dukomeza kumera neza nta stress nanjye ngakora ibintu byose uko bigomba kuba bimeze nta kibazo mfite urabizi. Inama mfite. Wahise nkakomeza kumwandikira. Ariko nawe ukabigerageza mu mwanya muke wowe ufite ndabizi byose wabaye obsession n'amafaranga. Mu mwanya wawe muke ufite ukajya usubiramo chat twavugiranye ukareba ibibazo namubajije n'ibyo yansubije ukamenya ibyo akunda ibaze nk'uko utazibara akunda iribara. None se ngiye kumugurira ntitujyana ni ngombwa ngo mbimenye. Ubushize ntabwo ntitwavuganye nkamwemerera gift muri chat akaba nanjye witegura ukambwira ngo nyimushire. Nyine nicyo abavandimwe babereyo. Okay, wowe rero gerageza umenye ibyo akunda usubira muri ziriya chat. Ikibazo we ntabwo byumva. Mbwira ukuntu nafata umwanya. Mvuye mu kazi mfite ibintu byo gutekereza, mfite amadosiye ngomba gutunganya mu and then ngiye gufata umwanya na ziriya chat zose mugira na wagira ngo message zirenga ibihumbi mu mwandikirana mu masegonda ntabwo nabishobora. Mbivemo mbishingukemwo cyangwa umukobwa umugore burundu birangire.
Okay. Ntuzajye wivunga, sibyo? ni ko tubabuza ufata wowe nk'umwana yahemukwanye babuza nambuza ngufata. Okay, ngiye gushaka umwanya. Basi uzajya usoma samare nyine unyuzemo iby'ingenzi. Nari ngiye kubwira ngo ujye unyoherereza iby'ingenzi ariko nzajya ngerageza. Fone ntabe ryawe se. Kubona umwanya wo kubijyamo ntabwo byumva wowe. Okay. Ngiye kugerageza. Urukundo nako nakazi mu kandi bro. Ikibazo ngiye kugerageza akazi kose. Uzabifatanya bikunde. Nawe wabisoma isaha irenze warenze isaha. Tekereza ko mfite isaha yo kujya mu ma message no kwandikirana nawe. Mike. Hari ibintu ntari gusobanukirwa hano wamfasha? Akantu nshaka kumfasha. Gerrardson batubwiye ko surprise twabahaye zitagenze neza bitewe n'uko abantu bazisapurayinze bazitwaye nabi. No, bifate bafure unyereke ntacyo bitwaye. Urabizi ko ku itariki 15 z'ukwezi gushize hari ibintu twakoze mu mahanga tugomba kubijyana ku makampani amwe n'abatandukanye kwa Gerrardson ko bari batutumye ibintu bijyanye n'amadolari 25. Okay. And no kwa Uwera no bari baduhaye ibintu bijyanye n'ibihumbi 5 by'idolari. So rero mu kugera mu Rwanda biva amajerwa biza bijya no kuri kampani biva no kuri kampani bijya kwa Gerrardson harimo ibyangiritse niyo mpamvu hano nyine hari imibare juste iyi mibare niyo nyine iri kumera ikibazo. Nyine hari ibyangiritse nari ndi gukora raporo hari abanyarwanda nari ndi gukora hari raporo itari iyo gukosora. Okay, nuko nyine nari mbonye ko harimo ikibazo ntekereza impamvu ushobora kuba wambaye raporo irimo amakosa. Ari ibyo ndi gukosora hari kuko iyi nyine batwara neza tuguye Rwanda Revenue mbona irimo utuntu tutameze neza bitewe n'ibipapuro Gerrardson bari bampaye bisaba kongera kubinyuzamo amaso. Okay, nta kibazo wabikosora ukamenya raporo yindi yuzuye kuko uredura no kora indi kubisinya. Ubutaha ujye umenyesha kare kugira ngo ntazasinya ibintu birimo amakosa bikaba byagenda. Byari byacu ariko hari ikindi nifuza kukubwira. Okay, ikindi Nishimira ndabakunda. What? Kamifate nkaho ntabyo mbese wenda hari ibisanzwe. Akora bizi ko nkunda na inshuti yawe. Ko nyine nanjye ndamukunda. Abakobwa. So nkunda na inshuti yawe urabizi. Still urankunda. Njye naragukunze mbere yuko aza mu buzima bwawe. Listen, urabizi ko nta kibazo cyanjye nawe nta n'icyo dupfa, twarana neza
tubanye neza ariko ntabwo byakunda kubera ko nkundana n'inshuti yawe. ese ubundi umukunda neza uriya mukobwa si umwana mwiza, uriya mukobwa ntashobotse, uriya mukobwa tumubwire gute, nta kintu cyiza kimuriho pe. Nese njye simbana nawe ntitubana mu nzu uyu munsi, nese umuntu utabasha kwita no ku rufunguzo rwe, ejo bundi niwe wabonye aza kuntwara urufunguzo, umuntu utabasha no kwita ku rufunguzo rwe bwite rufungura inzu, urumva aho yakwitaho akabishobora. Kamufata ibyo ngibyo nkaho wenda ari ukuganira, turi kuganira gusa. Oya ntabwo ari kuganira, njye mbese so uri gushaka gufata inshuti yawe erega nta keza ke, kandi ntabwo natuma rwose wishora mu no mafakite zifatika, kuvuga ngo urufunguzo yararwibagiwe cyangwa ntashobotse, si umwana mwiza. Uyu munsi aba yakundanye n'uyu, ejo yakundanye, nta muntu nk'ubu wajya bamarana ukwezi. Ubu nawe ahubwo sinzi ukuntu byagenze, nuko ari we witonda. Yaba ari ibyo ngibyo ubundi mwakabaye mwaranatandukanye. Hari n'igihe usanga akundana n'abahungu nka batanu icyarimwe. so ushaka urugendo nyine jisite nkundana n'inshuti yawe, urankunda urifuza ko byenda. Ariko n'ubundi ejo bundi azaba yagukata, ariko njye nabamare kandi njye nabwo nawe wakunze kuva kera. Ntundakarire sibyo, wikomeza kundakarira kuko ni ingenzi nyine ko ngomba kubikora. Nose kuki bintunguje? Kuki nyine utigeze wengera munsi yashize? So natekereje kubikubwira ariko nkabura umwanya, akazi yo ndakeka kubyumva neza cyane. Hariya nzamara igihe kingana gute? Like cyumweru nka 3 cyangwa ukwezi. All 3 weeks. Nakubona n'ukuntu maze kumenya ko nkubona nka 5 mu cyumweru. Don't worry. Ntabwo nzabishobora. Basi ko tujyana. Ndasaba urushya mu kazi basi ngo werekeze njye nguma ubusange nagutekeye no kureba ibintu byose ndakwinginga. Sheri, ndabizi ko wifuza ko twaba turi kumwe umunsi ku munsi. Yes, of course. Nanjye ndabyifuza ariko akazi ni akazi. Ako you are the boss. Twajyana twaba turi kumwe. Nagiye wenda nsigara mu rugo mu gihe wagiye. Ako ntabwo nabasha kumara n'icyumweru no kuri nakubona. Reka ngire ikintu gusezeranya kandi kizadufasha twembi sibyo. Nzajya nguhamagara buri uko mbonye umwanya, ibyo nibivaho sibyo, no guhamagara yaba voice call yaba video call, nzajya nguha za message nyine zishoboka n'izashoboka, ariko juste wumve ko turi kumwe. Message nazo ndukuma iz'urukundo. Tutu message nyandikira. Utunyandikiye kenshi gashoboka ko turamfasha iyo mukumbuye. Yeah, nzajya mbikora. Uzabikora Yego. imbere y'Imana. Sheri twaretse by'ama message y'urukundo kandi ahubwo. usanzwe yanyandikira kandi I enjoy that. Okay. Ikintu tugiye gukora ni nzajya mbikora. Yes. Nizajya mbona umwanya. Urabizi ko mukunda nta kintu nakwima. Merci. Nta kibazo. Rero urugendo ngiye kugira ndashaka nyine ko usigara kandi ukumva ko mpari, nubwo ndi kure ariko ukumva ko mpari. Baby urabizi umufata w'umugabo wanjye wazaza nzagutegereza. Actually ndi kumva ntazabishobora ariko nzabikora agasanga natwaye neza nagutegereje. Urakoze cyane kandi nanjye nzagukunda. ariko uzasanga naraturitse pe. No. Tumangiza waravuye. Ubivuga ibyo urabizi ko nsanze utariho, nanjye nta buzima nanjye mfite muri ibyo. Ni wowe mvunikira, ni njye nawe na future yacu ndetse na Mike nubwo I hope uzamwitaho. Urakoze cyane. So okay, urabiho. Can't you see what I want?
mbwira nta kibazo. Okay,